nababwiye ngo uyu munsi tumeze neza cyane kandi gahunda zacu nyine ni ugukomeza tu hanyuma nyuma ya Giselle Precious umunsi tugiye gukurikiza iki merveille tugiye gukurikizaho umunyempano ukomeye cyane yatwibwira ukaze cyane muri studio za authentique. Murakoze, nitwa Elie Bahati ndaririmba. Ngo nitwa Elie Bahati ndaririmba. Okay, ngaheririmba tu. Ugituma naririmba. Okay, twagiye. Okay. Arankunda kandanyitayeho umunsi kundi yewe ndamubona ntabwo ari byo lubanya abandi umunsi kundi yewe ndamubona. Elie, amakuru yawe? Namahoro. Amakuru y'iminsi Elie, ubu ngubu ameze ate? Lockdown yari imeze ite? Umuziki bihagaze gute? Meze neza, ndatuje, nihugiyeho cyane kurusha umuziki muri lockdown. Nabaye nk'ubona umwanya uhagije wo kwitekerezaho no gupanga ibindi bintu byose. Tubwiye nk'ikintu watekereje utitekerezaga, uvuga uti iki ngiki nagitekereje kubera lockdown. Ikintu natekereje dufata ukuntu umuntu yatekerezaga ko ari busy kubera nk'akazi cyangwa ibindi bintu, ukabona nk'umwanya w'ibindi bintu wenda tuvuge nko gusenga cyangwa iki, ubigenera umwanya mukeya. Ariko igihe nabonye umwanya munini nibwo namenye aho bipfira, nkavuga burya ntabwo ari ukuba busy, ahubwo ni ibintu umuntu aba yagize priority. Elie, ko muri lockdown hari abantu benshi, abahanzi benshi baranditse, wowe byagenze gute? Ntabwo wigeze wandika? Kwandika ndandika, ikije cyose ndandika ubu, ahubwo ikibazo biba ari nko kubishira neza ku murongo, naho kwandika byo ikije cyose ndandika. Ese hari indirimbo waba waranditse muri lockdown? Muri lockdown? Yego. Narazanditse. Wampayeho mikrofone yawe uzagiyegera. Diyawe twaduhaye ndayicyura tu. Okay, twagiye. Okay, waduha akaririmbo gato muzo wanditse? Yego. Muzo nanditse muri lockdown. Okay. Hari imbaraga nasanze mu gusenga nsenga Imana. Hari imbaraga nasanze mu gusenga nsenga Imana. Hari amahoro nabonye ndimo nsenga nsenga Imana. Hari amahoro nabonye mu gusenga nsenga Imana. Ubwo iyo ni chorus. Nayo nzi ko ikomeza. Ntabwo afata yose, mba nyiri kurwana no kwishyira ku murongo. Hanyuma Elie, tubwire ni ryari wafashe umwanzuro ukavuga ngiye gukora umuziki? Sinakubeshya ngo ni ryari, gusa hari igihe umwaka ushize mo hagati nibwo hari kuko pressure yari yatangiye kuva kera, buri wese akubwira ushaka kuririmba uragerageza, wagerageje ugakora akantu n'iki bya bindi bya buri wese kubwira mugenzi we. Umwaka ushize nibwo navuze okay, ndandika nkabika n'iki, wagerageza n'inshuti nazo zinsunika, ndagerageza ubundi we are here. Okay, tubwira indirimbo waba wararirimbye itari yawe bagahita bakubwira ati you know what, ibintu wabikora. Jya muri studio. Igituma ndirimba. Wandirimbira. Igituma ndirimba
nuzuye umunezero nuko hari ikimana yankoreye aba mbona ndirimba wagira ngo narasaze nibazi ko hari impamvu bintera igituma ndirimba nuzuye umunezero nuko hari ikimana yankoreye aba mbona ndirimba wagira ngo narasaze nibazi ko hari impamvu bintera agakiza k'Imana kavuye mu rupfu rwa Yesu niko kamenduye umwana w'intama imirimo y'Uwiteka n'ibitangaza nkorera nibyo bijya bituma muririmba igituma ndirimba nuzuye umunezero nuko hari ikimana yankoreye aba mbona ndirimba bagira ngo narasaze ntibazi ko hari impamvu bintera aba mbona ndirimba bagira ngo narasaze ntibazi ko hari impamvu bintera. Wow, hanyuma reka dufate break gato cyane oh la 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 reka tuze dufate aka break gatoya cyane tubigenze uko hanyuma tugaruke. Elie, twakubaza akabazo k'amatsiko. Okay. Ni challenge twashize kuri Facebook account yacu. Uramutse wisanze hanze umunsi wa mbere kujya mu rusengero wakora iki?
ntabwo ndamenya kwihangana kwanjye uko kugaragaza ubu ngubu gusa bitewe n'uko nabyutse nategereza bitewe n'amasaha mbona asigaye cyangwa nkataha avuga ubutaha nzazinduka naho habiri. Hanyuma rero tuduha freestyle gato cyane kuri iyi ndirimbo nzakomeza nkwizere, unatubwira indirimbo wayanditse ryari. Okay, manze indirimbo nayanditse ryarira menya ari 2018 nimba atari na 17 nari nayanditse ari nini nayisubiyemo neza kugenda ndeba text no kujya studio 2019 mu kwa karindwi ndakeka nimba atari mu kwa munani ibintu nk'ibyo kuri freestyle ubwo ni chorus twagiye. gusa niyo utakura ibisa n'imisozi imbere yanjye nzakomeza nkwizere kandi niyo utasubiza gusenga no gusaba kwanjye nzakomeza nkwizere kukumenya sinibeshye kugukurikira sinayobye nzakomeza nkwizere ibibazo by'ubuzima sibyo byatuma ndekera nzakomeza nkwizere. Wow, hanyuma mu minota 3 yonyine dusigaranye kuba turi kumwe nawe, nihe message waha abantu bakunda Elie bamukurikira kuri social media, abantu benshi bagukunda batakuzi babona video ukora kuri Instagram badusharinga kuri WhatsApp ahantu hatandukanye, gira icyo babwira. Icyambere ndabakunda kandi urukundo rwabo ruransunika no kuba ntabicikaho nko kubireka nkajya nyine nkabona ko ntacyo bimaze, ahubwo kuba umuntu umwe cyangwa babiri hari ikintu ashaka kumbwira ngo iki wakoze hari ahantu runaka cyangirije cyangwa ikintu cyamfashije biransunika, rero ni ikintu gikomeye kandi ndacyubaha. Ikindi kandi imbere mu gihe kitari kinini tena kitari gitoya mfite amaprojet ndiho ndakora nshaka kuyasohora vuba tu. Indirimbo imwe hanyuma duhite tugusezera. Ndindira gato ese nyuma ya covid ya quarantaine udutegura iki nk'abakunzi nyuma ya nka cancer? No, ni iki uduteguriye? Hari indirimbo nshyashya, hari concert utegura, hari ikipe indirimbo sinkeka ko zigendana no kuba quarantaine yabe hari cyangwa idahari, gusa nubwo hari byinshi nyine biba bimeze nk'ibihagaze kubera kubahiriza amabwiriza ya leta, gusa ndakeka nyuma ya quarantaine hari byinshi vraiment byinshi sinabivuga ngo ni ibingibi ubu ngubu, ahubwo gusa nzi ko bihari kandi ndabyizeye. Reka tugushimire cyane Bahati. Murakoze cyane. Tukwifurize gukomeza kugubwa neza. Tunagushimire ku mwanya waduhaye umunsi. Murakoze papa. Reka rero tumusezere. Turamusezera aririmba cyangwa tubigenza gute? Araturirimbira kandi. Okay, twagiye. Reka ndirimbe iyo mperuka. Yego. Hari nubwo wasenze bikomeza kumera nabi gusenga wumva wabivamo hanze babona ari amahoro gusa imbere washize bigatuma wumva kiryari ryo herezo ariko ninjye ukomeza isezerano livugiye hanga amasi wanjye yakure kuri byo bikugose ndimana sinaguta cyangwa ngutererane
witinya iri si ryo herezo komera ndi kumwe nawe ndima nica inzira ahatari inzira ndacyagufiteho umugambi mwiza witinya iri si ryo herezo ndagukunda kandi nkwitaho ndima nihaza kwifuza kwawe kose utaragira icyo uvuga ngenda kumva witinya iri si ryo herezo